Yesu ashimwe muraho neza, nongeye kubahereza ikaze mu mwanya w'ijambo ry'Imana, ariko reka dutangire dusenga. Mana yacu, Mana y'urukundo, Mana y'imbabazi nyinshi, tugushimiye ko uduhaye amahirwe yo kongera kuboneka imbere yawe, duteze amatwi ngo utubwire ibyo wateguriye uyu munsi. Nyemerera ntabwo ari njye ugiye kuvuga cyangwa se abagiye kumva ngo bo ubwabo, ahubwo umwuka wera aze muri twese, yaba njye ugiye kuvuga ndetse nabo bagiye kumva, kugira ngo abashe kudusobanurira iby'ubushake bwawe. Tubisabye twizeye mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu ni umunsi wa kane tuganira ijambo ry'Imana rifite insanganyamatsiko yo kuba icyitegererezo cy'abizera. Ahantu turimo turasoma n'ubundi niho dukomeje gusoma, ni ubutumwa n'urwandiko Pawulo yandikiye Timoteyo, urwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Timoteyo ibice 1:12, haranditse ngo ntihakagire uhinyura ubusore bwawe, ahubwo ube icyitegererezo cy'abizera ku byo uvuga no ku ngeso zawe no ku rukundo no ku kwizera no ku mutima uboneye. Nangwa n'ubundi tugiye gukomeza. Iminsi yabanje twaganiriye cyane ku kuba icyitegererezo, turabisobanura ko ari ku munsi wa mbere. Umunsi wa kabiri tuvuga ku kuba icyitegererezo cy'abizera ku byo tuvuga. Umunsi wa gatatu tureba ku icyitegererezo cy'abizera ku ngeso zacu. Uyu munsi rero wa kane tugiye kugaruka cyane ku kuba icyitegererezo cy'abizera ku rukundo. Imana itugirire neza. Nk'uko nari mbivuze, uyu munsi tugiye kuba icyitegererezo cy'abizera ku rukundo. Urukundo rero ruvugwa ni urukundo rw'abana b'Imana, urukundo rwa agape, urukundo rwujuje standard z'ibyo Imana idusaba. Urukundo rwihanganira byose, urukundo rubabarira byose, urukundo rudashaka ibyarwo, urukundo rudatekereza ikibi ku bandi, urukundo rudahutiraho. Mbese urwo ni rwo rukundo Imana ishaka ko tubaho icyitegererezo. Muri kamere muntu urwo rukundo ntabwo ruvamo. Kubona umuntu wese ugahita umwihanganira bisa nkaho bitoroshye. Umuntu ukugiriye nabi, mbere yo kumwuka inabi cyangwa se kugira reaction y'umujinya ngo uhite umubwira ikibi, ahubwo ukabanza kugira reaction nziza yo kwihangana, bisa nkaho bigoye pe. Umuntu ukutwariye ibintu byawe, umuntu uguhombeje, kuhita umwihanganira nta kindi muvuganye, ni ibintu bigoye. Kuhita umubabarira rimwe na rimwe atanagusabye imbabazi cyangwa se adashaka no kugusaba imbabazi, ni ibintu bigoye. Donc kuvuga ngo gusa ngo kuko ndi umwana w'Imana nigishijwe iby'urukundo mpise mubabarira, ndamwihanganiye, ukamwihanganira kuri byose ibikomeye n'ibyoroshye, ni ibintu bitoroshye. Imana itugirire neza. Urukundo ngo ntabwo rushaka ibyarwo. Urabona nka kumwe abantu babiri baba barimo wenda baharira, hari ibyo batari kumvikanaho, wowe gusa nyine kuko wakiriye Yesu Kristo ugahita uvuga ati okay, reka ibyanjye mbyirengagize, nemera iby'abari byo bikurikizwa. Rimwe na rimwe ibyawe wabonaga ari nabyo wenda bifite inyungu kurenza ibyo wari kuvuga, ahubwo ukavuga gusa kuko umukunda, kuko umukunze nyine by'urukundo rw'Imana rwa agape, ukemera guhara ibyawe, mwaba murimo muraganira, ukemera guturisha ibitekerezo byawe kugira ngo ibyo bibone umwanya. Yewe urwo rukundo ukabikora mu rukundo, ku bantu uzi no ku bantu utazi, ku bantu uruta n'abakuruta. Urwo rukundo ntabwo rworoshye. Imana itugirire neza. Ikindi ngo ntirutekereze ikibi ku bandi, ntabwo ruhora ruzirikana ibibi abandi bakoze. Donc nta nzika rugira. Uru rukundo ruratangaje. Ndimo mvuga ngo ntabwo byoroshye mu muntu wa kamere, kuri kamere yacu ya kimuntu, ariko kandi ku muntu wakiriye Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza, akamwimika mu mutima, Yesu Kristo akamuyobora, ibi biroroshye kandi birashoboka cyane. Uzi impamvu byoroshye? Ni uko atari we ubikora, ahubwo Yesu Kristo ari we ubikorera muri we. Ariko mu muntu wa kamere ibi bintu biragoye. Rero Imana irifuza yuko uru rukundo urwakira. Urwo rukundo nta handi hantu ruturuka, muri kamere muntu ntabwo rubamo, ruba mu Mana. Imana itugirire neza. Emera usabane n'Imana, iyi Mana igusangize runo rukundo, uzamuke uve mu by'uyu mubiri bisanzwe, uve mu byangaha ku isi, uzamuke mu kwizera, wegere Imana, Imana uyigereho, igusangize runo rukundo rubabarira byose, rukihanganira byose, rudatekereza ikibi ku bandi, donc rudahora n'inzika y'ibibi. Uru rukundo
rudahutiraho, mbese ruritwararika ngo rudahutaza abandi. Uru rukundo ugere ku Mana iruguhereza, nimara kuruguhereza urwakire, urwimike mu buzima bwawe bwose. Ubabarira abo uzi n'abo utazi, ubabarira aburuta n'abakuruta, ubabarira ufiteho ububasha n'abo nawe ubwawe bagufiteho ububasha. Aho abantu bose ubabarire udatekereje yuko abanza kugusaba imbabazi, ubihanganire ku bitagenze neza. Ni ukuri ntunabatekereze mu kibi, ntuhorane inzika y'ikibi, ubihanganire muri byose. Runo rukundo rero ni rw'Imana igushakaho, uyegerere kuzuza. Nimara kurukuzuza nawe urwakire, ugende urusangiza abandi. Imana itugirire neza. Nubaho ubuzima bwuzuye runo rukundo, abatarakizwa bose bazakwigiraho ukuntu abana b'Imana babaho. Imana yacu itugirire neza, bibatere guhinduka, maze nabo basanga umwami Yesu Kristo. Ariko kandi urugire ku rwego rushyitse, ku buryo n'abakijwe nabo ubwabo bazajya baza kukwigiraho uburyo bakimakaza ibya runo rukundo, uburyo banoza runo rukundo. Ube icyitegererezo cy'abizera ku rukundo no ku mutima uboneye. Imana yacu itugirire neza. Ejo tuzakomereza ku mutima uboneye. Murakoze cyane. Bigira icyifuzo, ube icyitegererezo cy'abizera mu rukundo ruzima rw'abana b'Imana. Uru rukundo ushobora kubisoma neza mu rwandiko rwa mbere Pawulo yandikiye Abakorinto ibice 13 umurongo wa 1 kugeza ku wa 7. Ube icyitegererezo cy'abizera ku rukundo ruzima rw'abana b'Imana.